Dutangiye season ya kabiri y'inkuru y'urukundo rwa Brigitte na Samuel. Ni nyuma y'uko mwifuje muri benshi ko dukomeza iyi nkuru, murabizi ko icyifuzo cyanyu aba ari nk'itegeko kuri twebwe. Kana kuri iyo buto ya like mbere y'uko dutangira ino nkuru, ukane kuri subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru z'urukundo mbagezaho umunsi ku munsi. Nge nitwa Samu, murabizi yuko mbakunda cyane. Reka mve mu magambo menshi dutangire, nizere yuko amaze gukana kuri iyo buto ya like iri munsi aho ngaho, kugira ngo menye neza umubare w'abantu mwifuzaga ko ino nkuru yakomeza, kuko nubikora urabunyeretse urukundo ukunda inkuru zanjye mbagezaho umunsi ku munsi. Duherukana Samuel yaje ku macumbi ya Brigitte, ubwo King Sale yiwe yari yasuwe na sheri we, nuko maze Samu yanga kubavundira amusigana n'umukunzi we, nuko aza kwirebera Brigitte ngo baye biganirira amumare n'irungu, cyane ko toci we yari yamaze gutaha. Ngira ngo muribuka neza ko ibizame byarangiye ndetse abeshi muri bo bamaze no kwitahira. Gusa nyine Brigitte we yari arimo yibaza niba arajya kwa Meba, bari bamaze iminsi batameranye neza. Ubwo kandi Samuel yahise azana igitekerezo ko niba yumva bishaka yareka bakazijyanira i Kigali muri hoteli ya anti wa Samu. Hagati aho ngaho ariko mufitiye inkuru nziza, wowe uri mu Rwanda, akarusho wowe uri i Kigali. Muri GB Group dukora fone z'ubwoko bwose, duhindura ibirahure bya telefone zamenetse tuba twatumije hanze, nka telefone za Samsung, iPhone, Infinix, Tecno ndetse n'izindi telefone z'ubwoko bwose. Akarusho nuko twigisha bifuza rwose kwiga gukora telefone bakabimenya mu gihe gitoya. Uramutse kandi ukeneye imwe muri serivisi maze kuvuga haruguru, waduhamagara kuri nimero 0788 44 69 36, 0788 44 69 36. Ibiciro twabikubise hasi, kandi iyo nimero iba no kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira ukaba watubwira ikibazo telefone yawe ifite maze tukagikemura mu kanya nk'ako guhumbya. Ikaze kandi muri GB Group. Ubwo Brigitte akimara kumva yuko Samu amusabye yuko bazajyana i Kigali muri hoteli ya anti we, yahise abisamira hejuru, nuko yatabwira Samu ko yifata rwose nkaho byamaze kuba. Sheri, harya ngo uzi guteka? Ushobora kuba uzi guteka, yego bingana gute, ariko ntiwabasha guteka maramoya. Ayo ni amagambo Samu atangiye abwira Brigitte wari wamusabye ko yajya mutekera mu gihe toci wabikoraga yari yitahiye. Ubwo Brigitte ati, buretse gato, uravuze ngo sinashobora guteka amara na moya? Ubwo Brigitte ahita turi karaseka, nuko Samu ati, ubwo susetse iki mu by'ukuri kweri? Brigitte ati, none se ubwo ngubwo iyo nzara koko yajya kuntekesha amara na moya koko yabikubye inshuro zingahe? Ruzagayura yadusize turibaza imita twishe. Ubwo Samu ahita akuramo rinete, ahita baseriye cyane naje ati, ariko ubundi wabaye gute baby? Iyo bavuze guteka maramoya ntabwo uzi icyo biba bishatse kuvuga. Ubwo Brigitte arongera turi karaseka naje ati, asebu urishuwa koko wantekeye amara na moya? Ubwo Samu ati, we nta kinyarwanda uzi kabisa. Ubundi iyo bavuze guteka maramoya baba bashatse kuvuga ko ibintu byakozwe vuba cyane. Mbese nyine nashaka kukubwira nyine yuko nubwo waba uzi guteka gute, utabasha guteka vuba nkanjye ngo uramire umuntu rwose ushonje nk'uko mbikora. Ubwo Brigitte mu mutima ni, icyo mukundira rwose, Imana rwose ntabwo yampaye umugabo ufite ubwiza gusa, yamuhaye n'ubwenge. Ubwo nese numva nsebye, ariko nihagararaho. Ubwo mpita mubwira ni, ese ni ibyo ngibyo nari mbizi wana, nuko nyine nagira ngo tube twiterera umusingo, dore ko rwose inzara yari yamfatanyije n'irungu muri douche. Ubwo muri ako kanya Samuel yahise azana ibiryo biri kwaka umuriro bishyushye cyane, nuko maze dutangira kurya, ari nako dukomeza kwiganirira. Gusa uko bwiraga bugacya, nuko urukundo rwose nakundaga Samu rwarushaho gukomeza kwiyongera, rugakomeza kungurumanamo rwose ukagira ngo ni itanura ry'umuriro. Ubwo kubera ukuntu ibiryo byari bishyushye cyane, nakomezaga rwose kwitegereza ukuntu Samu ari gutamira, maze rwose byagera mu kanwa bigahita bimutwika. Ubwo kwihagarara bigahita binanira, nkahita nurika nkaseka disi, nkabona Samu ahise agira isoni. Brigitte dukomereje inkuru y'urukundo rwe na Samuel atubwira ati, nahise nigira inama yo guhaka y'umusore nihebeye Samu, maze mbere yo gutamira ibiryo nkabanza nkamuhuhiraho kugira ngo rwose bigere mu kanwa bisa nkaho byagabanyije ubushyuhe, maze nawe akabikora gutyo. Ubwo twakomeje kurya, ari nako turi guhana keya muri ubwo buryo. Ubwo Samu yahise arambika ifoke ku isahane, nuko mbona ariyumviriye akanya, ndangije ni, hari ikibazo se kurekeye kurya bu? Ubwo Samu ati, buretse gato, ibi biryo ariko urumva nta kintu kirimo kiraburamo, urumva biryoshye? Nuko nanjye ni, ndumva ariko biryoshye nta kibazo pe. Samuel ati, urumva nta kintu kiri kuburamo? Ubwo mpita nirihutsa, ndangije ni, ntacyo pe, ubundi se niyo cyaba kiri kuburamo ko tubigeze kure tubirya, n'ubundi twikomereze twirire. Nuko maze Samu ati,
ariko ubwo koko ubwo ntabwo uri kumva ko muri bino biryo rwose harimo haraburamo indyoshya ndyo? Ubwo nanjye ni ariko se noneho ayo magambo rwose wihaye urimo urambwira urimo urayakora yesheri? Brigitte mu mutima ni erega n'ubundi wamaze kunyereka rwose kuri umuhanga, si ngombwa rwose ngo ukomeze kwigora ushaka kunyereka ubuhanga bwawe. Nuko ndangije ni nukuri rwose be ntakubeshya noneho rwose indyoshya ndyo nago nyizi pe. Nuko Samu ahita turika araseka arangije ati ndimo ndakubaza urusenda wana. Nuko Samu ahita ahaguruka ajya kureba aho ngiye na toki twabikaga ibikoresho byo mu gikoni. Ubwo muri ako kanya Samu ataragerayo urugi ruhita rufunguka, mu guhindukira ngo turebe umuntu ukinguye rwose adanakomanze dusanga ni King Saleh. Yinjiye rwose arimo arahagira icyo cyamurenze. Nuko King Saleh yarangije ati ntumbwire ko biriya ndi kureba ku meza byaba ari ibiryo rwose n'inzara mfite. Ubwo Samu ati buretse gato bro, ubwo aka kanya nibwo ugitandukana na Abigail? Nuko maze King Saleh ati yego. Arangije ati manu nyihanganire rero natinze pe, iminota 30 rwose wamaye nayirengeje bro, I'm so sorry kabisa. Gusa nyine nawe ndakeka wari umeze neza wowe n'icyana cyawe Brigitte. Brigitte ati mu byukuri sinzi impamvu nyuma gato yo kwitegereza imyenda King Saleh yambaye nahise nurika nkaseka. Ubwo ndangije guseka King Saleh ati ese ubwo uri guseka iki koko Brigitte? Ubwo se ngiye ko ntagusetse kandi ibishishwa by'ibishyimbo byuzuye mu menyo yawe? Ubwo mpita nongera ndaturika ndaseka. Nuko Samu nawe ahita yitegereza King Saleh neza nawe aba araturitse araseka. Ubwo maze King Saleh tuhita tumushyira mu rujijo biramucanga. Arangije ati ese ubwo nanjye mwambwiye koko muri guseka iki nanjye nkisekera? Nuko ndangije ni ako gapira wambariyemo imbere koko ntabwo uri kubona yuko ari mukondo out y'abakobwa? Nuko King Saleh ahita yireba isoni zitazimwica. Ubwo maze Samu ati kandi nakabonanye Abigail akambaye niwe waje ukambaye. Ubwo Brigitte mu mutima ati King Saleh se wajya kudusereza ngiye na Samu ngo tuba turi mu biki iyo yadusize turi twenyine? Ubwo nese ntangira kumuserereza. Nuko ni wambaye mukondo out ya Abigail bro? Utambwira ko inshuro imwe muhuye muhise murya gatunda? Nuko Samu ati ariko bro ibintu rwose utangiye by'imico mibi rwose yo kuryamana n'abakobwa ntago ari byo kabisa. Ubwo so umukobwa koko muhise muryamana ku munsi wa mbere, ubwo koko watinyuka kumugira umugore uzakubyarira abana bawe ukajya umwizera nka mutima w'urugo ndetse n'umutima byawe? Ubwo maze King Saleh ati ninde se wabwiye ko mvuye kuryamana na Abigail? Nuko nanjye ni none se watinyutse gute kwambara akenda ke k'imbere niba mutari muryamanye? Ahubwo nizere ko uburiri bwa boyfriend wanjye mutabwangije mwabanyabyaha mwe. Nuko Samu ahita yindukira ndeba nabi. Ndangije ni none se sibyo ndabizi rega reka mbikuvugire ntago we watinyuka kubimubwira. Ubwo muri ako kanya King Saleh yahise akuramo ako kenda ka mukondo out yari yambaye maze ahita asigara yambaye ubusa hejuru. Ubwo sinzi kuri rwose namwitegereje neza mbona inzara nyinshi zimwuzuye mu mugongo. Nuko ndongera ndaturika ndaseka. Ndangije ni goko King Saleh ubu se koko uracyahakana ko utaryamanye na Abigail? Nuko King Saleh ati asike ubundi se niyo twaba twaryamanye ibyo ngibyo ubundi byakora uko abakobwa muri inshinzi byose nimwe bwe mwana biteye. Ubu se narifite gahunda yo kuryamana nawe maze nsaba Samuel iminota 30 yonyine ko nari kumusaba nk'amasaha nk'abiri cyangwa 3. Brigitte ati ubwo ngiye na Samu ibyo twitaga imikino no guserereza ya King Saleh twatunguwe no gusanga byari ukuri kwambaye ubusa. Ubwo maze tutaturebana. Ndangije ni buretse gato King Saleh waryamanye na Abigail umukobwa muhuye bwa mbere? Ubwo maze King Saleh ataragira ikindi kinavuga mpita muca mu ijambo ni yewe abandi bana rwose baba bari mu kazi naho twebwe rwose twirirwa twasamye aho ngaho ngo turi muri za romance ngo na za care ngo na za affection ye. Brigitte tubwo nyimara kuvuga gutyo Samu yahise ndeba nabi. Nuko duhuje amaso mbona arebye hasi isoni ziramwica. Ubwo Samu arangije ati ubwo se ushatse kuvuga iki Brigitte? Ubwo nanjye mutima ni birangiye noneho Samu mvumbuye se ko nanjye mba numva twahuza imibiri gusa nyine ubwana bwe bukomeza rwose kubyivangamo pe. Ubwo ndangije ni ubwo se kitari gusobanukirwa n'iki koko sa. Nuko maze King Saleh yahise aturika araseka arangije ati seriye se koko Samu n'igihe mu maranye cyose ntago mwari mwaryamana? Nuko nanjye ni ibyo ngibyo babiguharewe na Abigail. Samu w'abandi rwose aracyari imanzi. Ubwo Samuel ahita yiruhutsa arangije ahita yindukira arandeba. Ubwo tugihuza amaso ahita yongera areba hasi. Nuko Samu ati ariko se koko kuryamana n'uwo mukundana ni kimwe mu bigaragaza urukundo rwa nyarwo cyangwa ahubwo ni kimwe mu birangiza urukundo rwanyu byihuse? Nuko ubwo nanjye ni icyo kibazo kibaza King Saleh. Nuko ubwo maze Samu ahita yindukira areba King Saleh ati ese King Saleh vugisha ukuri tubwize ukuri, nyuma yo kuryamana na Abigail mu by'ukuri koko uri kumva umufitiye ubwuzu nk'ubwo wari umufitiye mbere cyangwa nyine umufitiye nk'urukundo nyine wari usanzwe umufitiye?
ubwo King Saleh ahita yubika umutwe nuko arongera yubura umutwe arandeba duhuza amaso arajeta turi karaseka ati yewe nakubeshye ndumva ahubwo rwose nacyanze pe. Ubwo se urumva nyine uko byari bimeze ari nako byakomeza kumera. Reka amatsiko nari mufitiye rwose yagabanutse. Gusa nyine niwe wabiteye pe, ariko se savugisha ukuri. Si wabonye koko ukuntu yaje kunsura yambaye mbega umukobwa wanshotoye. Nuko maze Samu ati nakubwira se Brigitte nakubwira kuryamana n'umuntu. Ndi umugabo rwose wo kubihamya ko urukundo rwanyu muba murimo murarurangiza vuba bidatinze pe. Brigitte atubwo nanjye nahise mubwira ni bishatse kuvuga se ko tuzajya. Ubwo narakomeza kuvuga nahise nibuka ko King Saleh yaduhagaze imbere ndangije mpita ngenda nongorera Samuel ni ushatse kuvuga se ko tuzajya dusomana gusa. Ubwo Samu akibyumva nahise mbona yikanze arangije ahita yiruhutsa nuko arandeba. King Saleh ati ese ngiye rwose mwanyibwiriye mukareka rwose kongorerana. Ubwo Samu ati none se Brigitte aho kugira ngo urukundo rwacu koko rugabanuke sitwa. Samu nawe yahise yibuka ko King Saleh yamuhagaze iruhande maze ahita nyegera aranyongorera ati nyine aho kugira ngo urukundo rwacu tururangize hakiri kare sitwajya twisomanira gusa. Brigitte ati ubwo mutima nahise nivugisha ni yewe aho bigeze rwose niyo twakwiryamanira urukundo rwacu rwose rukahita rurangira kuko rwose mba numva nkushaka pe. Brigitte ati ubwo nuko nibwiraga mu mutima ariko nibutse umunyenga w'urukundo rwacu mpita nisubiraho mbwira Samuel ni yewe wamugani sheri aho kugira ngo rwose ibyanjye nawe birangire kare twajya twisomanira gusa ubundi rwose nkakwirebera muri ayo maso yawe meza rwose asa nk'ay'imitavu ubundi rwose ukansekera muri twa dusoni twawe rwose nikundira maze nkaza kukwisurira nkakuraza ukarara hakurya nanjye nkarara hakuno nkarara rwose numva ukuntu uhumeka utuje disi. Ubwo King Saleh yahise yiruhutsa araje ati asye ubundi ubwo ngubwo nani soni mama ufite koko iyo murimo muraterana imitomo ingana gutyo imbere yanyu mbahagaze iruhande. Nuko nanjye ni wowe se kutagize isoni zo gukuramo utwende umukobwa mwari muhuye bwa mbere. Nuko maze Brigitte atubwo narakomeje ni kandi ubwo wasanga utanakoresha agakingirizo koko King Saleh. Ubwo nyivuga ibintu by'agakingirizo King Saleh yahise yikanga turumirwa araje ati Yesu mwami agakingiri atangira kudagadwa abura icyavuga. Nuko Samu ati Yesu King Saleh utambwira kuri mukobwa rwose umeze kuriya watunyutse kuryamana nawe udakoresha agakingirizo bro ibaze yakwanduje nk'ibirwara byandurira koko mu myanya ndangagitsina. Nuko nanjye ni ibyo ngibyo se kuyo bivuwe neza bikira ahubwo ibaze bamwanduje nka virusi itera sida dore ko rwose yo itagira umuti cyangwa urukingo. Ubwo maze King Saleh tabamwe umusasa ati asye byose se atari mwebwe mwabinteye se ubundi Brigitte uriya mukobwa wamuzaga nawe gute nari nabigusabye. Nuko ubwo nanjye ni none se ko nabanaga wiri guseka Samuel kandi nawe utazi gutereta. Ubwo ndakomeza ni ubundi se ko nabawuje kugira ngo ujye umucungiraho umwanya wawe mu gihe ntacyo ufite cyo gukora ureke kujya ukomeza usakuriza Samuel mu gihe arimo ariyigira. Nigeze nkubwira ngo azagusure nuko munaryamane please noneho munakorera aho ngaho ariko ubwo nta n'isoni uba ufite umuntu wamuhuye bwa mbere. Ubwo Samuel yahise yindukira mu maso ya King Saleh araje ati ariko se koko bro ubwo kuko iyo umamagara kuri telefone niba wenda wari wabuze nuko ujya kutugura utwo dukingirizo sinari kujya kutukuzanira koko ariko kareka koko gushora ubuzima bwawe mu kaga kandi urimo urabireba. Nuko maze King Saleh ahita yiruhutsa arangije ahita asakuza cyane ati mugende mwese muri abagome ubu se kabiri kangahe nawe oraga nkubwira ngo mu bintu byangombwa abahungu bakenera mu nzu habamo n'udukingirizo ukantera utwatsi ibyo ngibyo rwose ngo nibyo abahungu batazi kwikontorora. Ubwo Samu ahita yiruhutsa arangije ati nyine nibyo none se ngiye naba njya kugura udukingirizo two kuzamaza iki urukundo rwanjye rwose na Brigitte ko rudashingiye ku bintu byo kuryamana ahubwo urambabaje bro nari nzi ko rwose utaga mu mutego nk'uwo nguwo kubera ko wahoraga unseka unyita umwana unyumvisha rwose uburyo ki ndi umwana muri ibi bintu byo gukunda ariko ndabona rwose ari wowe mwana kabisa. Yego sinkusetse gusa nyine urantengushye bro urantengushye kabisa. King Saleh nyine agahinda kenshi ati none se ubu ngubu koko nkuri kimwuka agiye Imana mwe disa atangira kwicuza byarangiye. Nuko ndangije mutera ubwoba ni mpaye nka nta kundi nyine ujya kwa muganga utangira ibinini nk'abandi hakiri kare ibyurizi byawe bitaraguhitana. Ubwo maze King Saleh ati ngwiki Brigitte. Nuko Samu ahita ndeba nabi arangije ati rata bro wasanga nta niyo yakwanduje nujya kwa muganga nyine ukazasanga uri muzima. Icyo nakubwira bro uzahita ukatira iyo mico yawe rwose utangiye kuko ntago ari myiza pe. Nuko Samu arakomeza ati ariko se King Saleh uza abakobwa banesheje umutwe bashaka kunshora muri izo ngeso mbi ariko nkababera ibamba none we umukobwa uvuye ikanarange araje umunsi wa mbere muhuye aragushukashutse muryamaniye aho ngaho. Ubwo Samu atarangiza kuvuga King Saleh yahise asakuza cyane ati ibyo ngibyo birahagije mani murekera aho ngaho po
maze ahita afata isahane ariyarurira. Brigitte ati ubwo mbonye King Sale yarimo ararura ibiryo byinshi kandi ashobora kuncura ibyo ndarya nijoro, nahise nihuta cyane nigabanya ibyo biryo se nyine bro, urabona ibiryo byose wari wiyaruriye. Ubwo nahise mbigabanya musigiraho nka rushi imwe. Nubwo King Sale yabibonye numva ari imyoje, ndangije ni uri imyoza se wabihashye ibyo ngibyo cyangwa ubireke. Nuko maze King Sale ati mvuye kurya hese cyangwa mvuye kurya iki? Ubwo nanjye ni nuvuye kurya umwana w'abandi se, ubwo ntiwanamuriye n'iminwa hari uko utagize, warangiza rega ngo urashonje. Hashonje njyewe rwose, naho wowe urahaza ahubwo rwose waguye n'ivuto. Ubwo King Sale dise mbona ahise agira agahinda, nuko mpita mubwira ni nakunyuzuraga da akiri ibiryo byawe. Nuko ahita bifata vuba vuba na bwangu, arangije ahita biryana ubusambo bwishi, maze njye na Samu tuhita turebana kuko twabonaga rwose uburyo King Sale arimo arajya bidasanzwe. Ako kanya phone yanjye yahise isona, ndebye mbona umuntu mpamagaye ni Meba. Ubwo mu mutima ni Imana rwose imfashe nawe agiye kumbaza ibyuko nzajya kuba iwe mu kiruhuko pe. Brigitte ati ubwo nese niruhutsa, ndaje mpita mfata phone ndayitaba. Nuko Meba ati Brigitte ko numva se uri ahantu hatuje, uyu munsi ntago wagiye classe? Ubwo nanjye ni harya ntuzi yuko ibizame byarangiye we, ubu rwose abambere bamaze no gutaha bageze iwabo. Nuko Meba ati reka da, noneho mbe nkwitegura nawe uraje vuba. Brigitte ati mu mutima nahise nivugisha ni ndapfuye noneho ko nshaka kwijyanira na sheri wanjye kuko Samu muri hoteli yo kwa anti w'i Kigali. Ubu Meba koko ndamubwira iki koko? Nuko ndaje mpita niruhutsa, maze Meba ati kutansubije se Brigitte uzaza kuwa kangahe? Nuko nanjye ni nyine Meba reba nyine urebye nukuri nyine nari kuzaza muri kiriya cyumweru tugiye gutangira, gusa nyine ntakubeshye pe nukuri ntago nkikije. Ubwo King Sale wari urimo ararya yahise yindukira arandeba, mbona yikanzemo. Ubwo Samweli wahita anyicira isiri ashaka kunyereka rwose ko misemo neza ko tuzajyana. Nuko Meba ahita aceceka akanya gato, aranje ati mbwira neza Brigitte si wambwiye yuko wambabariye twaniyunze yewe? Nuko bazi nanjye ntiyego, ariko nyine mfitanye gahunda nyine n'umusheri wanjye, kandi nyine ni gahunda y'ingenzi pe kuko ni gahunda yo kuza muri vacation i Kigali, kandi nyine tuzamarana iminsi. Uko King Sale nawe akibyumva yahise areba Samu, mbona arumiwe. Ahari Samu ntabwo yari yarigeze abimubwiraho. Nuko Meba akibyumva nawe yahise atuza, araje ati mbese niyo mpamvu usigaye numva warahindutse muri no misi? Akanyamuneza ni kose rata, kumbi impamvu nuko wiboneye umusheri usigaye gukorera imiti. Ubwo nanjye ni oya nawe da nta by'imiti rwose Meba, nuko nyine mukunda cyane. Mbese ubu ngubu nyine ndi mu rukundo nigeze mbamo kuva navuka, urabizi nawe rwose ko nigeze njya muri relationship ngo byibuze ibe yansaza pe, ariko ubu ngubu sha ahubwo rwose muzambona ku gasozi nasaze ndimo ndirukanka nabunuje pe. Ubwo nyivuga gutyo abantu bose baturikira icyarimwe baraseka. King Sale na Samweli ndetse rwose na Meba kuri telefone bose barasetse basekera icyarimwe. Nuko baranje Meba ati buretse gatari ko Brigitte uri kumwe n'abandi aka kanya? Ubwo nanjye ni reka nibereye mu rugo tu ndi njyenyine. Nuko maze Meba ati ngo uri wenyine? Abo se numvishe basetse ni bandi? Ubwo nanjye ni ntuzi yuko se mbana na Tochi? Ni Tochi tu. Ubwo Meba ati ngo ni Tochi? Wajya ureka kubeshya ariko ubwo Tochi se aseka mu kibaze gutyo cyangwa sha wongeye ka kageso kawe ko kujya mu bigabo Brigitte? Ubwo nanjye ni wapi tu, urabizi nyine nafashe umwanzuro mufashe, sinzasubira rwose muri kariya kazi, ahubwo nyine ndi kumwe na sheri wanjye tu. Nuko Meba ati none se ubwo ngubwo undi mwana mwamwohereje hewe cyangwa sha uri iwabo uwo musheri wawe? Nuko bazi nanjye ni wapi tu, turi iwanjye. Ahubwo nyine nk'uko bisanzwe abanyeshuri barimo barataha nk'uko nabikubwiye. Rero na Tochi ubu ngubu rwose mvuye kumuherekeza mu kanya gashize yatashye. Mbese nyine ubu ngubu ni njyewe urimo urakontorora urugo rwose njyenyine. Brigitte ati ubwo nyivuga gutyo King Sale yahise abaza Samu ati Tochi se yatashye koko? Nuko Samu ati yego. Nuko Meba kuri telefone ati komeza nyine uryoherwe, gusa basi nimugera i Kigali uzantumiraho muzaba muri kurira ubuzima, nze nihere ijisho rwose uwo musheri wawe wagutwaye uruhu n'uruhande sibyo? Nuko nanjye ni nta kibazo, ndangije ni nyine nawe akazi keza Meba. Meba ati sawa, maze ahita kupa. Nta kintu kibabaza mu buzima kanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ako kanya kimara gukupa King Sale yarongera aturika araseka, aranje ati haseseriye koko nyuma yuko Tochi atashye nawe ugiye gutahana na Samweli?
noneho ngo mukajyana no muri hoteli i Kigali ngo mukamara nayo n'iminsi. Ubwo nanjye ntiyego, hari icyo bigutwaye se? Nuko maze King Sareyi ahita abaza Samuel ati koko se sa nawe ntacyo bigutwaye? Samuel ati ariko nta kintu bintwaye pe, ahubwo wowe ntacyo bigutwaye kuba ngiye kujyana na Brigitte maze ugasigara hariya wenyine, cyangwa uzataha iwanyu? Ubwo King Sareyi ati ubwo si icyo gitekerezo koko ninde wakizanye hagati yanyu koko sa? Ariko uwo muntu wari wese wazanye icyo gitekerezo ni indaya pe. Ubwo nanjye ni Samu, hari undi se wazanye icyo gitekerezo? King Sareyi ati kumbe nyamara nawe twishemo bro, utwihishemo. Ubwo se ni gute uzagenda ukamarana n'umukobwa mwiza nka Brigitte gutya, mukamarana iminsi rwose myinshi mwibereye ngo muri za lodge z'abandi nako amahoteli dangwa amahoteli, nta kintu muri gukora? Ubwo ni mugiye gukora amahano bro? Rahira. Nuko Samu ati erega twebe tuzi kwikontorora bro, si nkawe rwose usamira hejuru buri wese ubonye wibwira ko nta kibazo, kandi abo ubona ko nta kibazo ari baba bafite ikibazo, mu gihe abo ubona ko bafite ikibazo ari baba badafite ikibazo. Nuko maze nanjye nimumbwirire sheri, ubutaha rwose ntuzongere kugwa mu mutego w'umukobwa uwo ari we wese, nubwo ari ibintu biba bitoroshye pe muri iyi minsi. Noneho uza amayeri, noneho turimo turagenda twiga umunsi ku munsi yo kugusha neza igitsina gabo aho kiva kikagera. Brigitte dukomereje inkuru y'urukundo rwe na Samuel atubwira ati ubwo njye na King Sareyi ndetse na Samu twarangije kurya maze mpita njyana amasahane mu bitogeje. Ubwo sinzi ukuntu narebye muri etajeri mbonye akaji gakonje rwose mu ijage, ubwo mpita nkagotomera ukuntu kari gakonje se sha. Brigitte ati ubwo nyimara kukanywa Samuel yahise ambeshya ati yiwe sheri ibyo bizi byari biri mu iyo jage ko kurabinyweye? Nuko nanjye ntiyego, sinumvishe sara akaji kari kanakonje kanaryoshye. Nuko Samuel ati reka da, ayo ni ya mazi rwose nogejemo za nyama ziri muri firigo, kumbo isubinywa sheri. Brigitte mu mutima ni ndapfuye noneho pe, inda yanjye inkozeho, yanda yanjye inkozeho, ngo na mazi warongeshejemo inyama sheri. Ubwo nese ninukanyira mu bwiherero ngo mbiruke, Samu ahita turi karaseka araje ati nakubeshyaga baby nakubeshyaga ni super deep ya mango nari nashyizemo, nagira ngo nyine tuze kwirenza ku biryo, none dore uhise uyihorobya wenyine koko utanaduhaye koko sheri. Ubwo umutima ni naringize ngo rwose nkwe yibizi warongeshejemo inyama pe, ntago wari kunyira rwose ndagapfusha rukara. Ubwo muri ako kanya twagiye twumva umuntu arakoroye, maze duhita duhindukira igitaraganya ngo turebe aho twumvishe ijwi ry'umuntu ukoroye. Mana nyagasani, dusanga ni Senti. Ubwo nese maze ni Senti, waje ryari hano? Uragenzwa n'iki ko watwinjiriye gutyo cyenyege? Nuko Senti ati amaze umwanya hano nabasuje nyine muranyihorera, numvaga rwose muri bise cyane. Ubwo Senti yakirimo arakomeza kuvuga, yahise abona Samu ari kurunguruka inyuma ya rido, maze Senti ati sa bite umeze neza? Nuko Samu ati Senti sinakubwiye ngo sinzongera kukubona mu maso yanjye ukundi, none ushaka iki mu buzima bwanjye na Brigitte ko mbona ukomeje kutugendaho? Nuko Senti ahita akaraga amaso bimwe by'abakobwa arangije ati ahasa mwebwe nta nubwo mwahararana mwarangiza mugahana abana amahoro mu bagomba? Niba nje kwirebera toci se bivuze ko nimo ndabagendaho? Asye aho bigeze rwose namwe musigaye rwose mwariyumvishe cyane pe, mugire mugabanye rwose uwo mwiryura bishe pe. Nuko maze nanjye ni zibonga hose nyine udakomeza kujomba Samu icyo gikwasi cyawe ngo n'ururimi. Urandebera di ukuntu kari kuzamura utujosi nk'ikiyongoyongo, tubwire urashaka iki hano ko mbizi ko toci rwose ubizi neza ko yatashye, urashaka iki hano Senti? Nuko Senti ati umva ngubwire Brigitte, ushatse wagabanya ayo marere yawe kuko rwose ibyawe bishobora kuguhindukana mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo bwiza bwawe wiratana nkahita mbukorera ubwifundi yakoreye ibivuzo. Brigitte dukomereje inkuru y'urukundo rwe na Samuel agira ati mu by'ukuri numvishe imbabazi uyu mukobwa rwose ngo ni Senti yanyatse atarakomeje, ahubwo hari ikintu runaka yashakaga kugeraho ubwo yansabaga imbabazi, kuko uyu nguyu ndimo ndabona imbere yanjye aka kanya niwe Senti ya wanyawe. Gusa nyine nanjye tu ndi Brigitte kandi nambara Senti yateje ngomba kuyirwana nabishaka tu, kuko rwose
sinshaka gutsindwa habe na gatoya ngo manike amaboko Samweli wanjye bamuntware ndeba. Reka baramubeshye. Brigitte ati umujinya wese wongera urazamuka, ubwo mitamaguruka ngo Cynthia mukuru gutuza inki rwose mu matwi kugira ngo ahari wenda yumve neza rwose ko ntacyo yakora kugira ngo nandukane na Samu wanjye. Ubwo maze Samweli ahita mfata namukubita nk'ibishyi nkabengahe mu matama, gusa ndamubwira nti reka nkubwire wa gikobwa ngo ni Cynthia, urashaka icyo ubundi ahangaha watuviriye mu buzima koko Cynthia? Ubwo Cynthia ati icyo ugomba kumenya cyo reka nkubwire rero Brigitte, urumva nuko Samweli azabwanjye wabishaka utabishaka, yewe nibishaka rwose bizansabe gutanga mama nk'igitambo, kuko iyo nakunze ngemba nakunze kandi nduka ruko ngeze kucyo niyemeje. Uranyumva neza? Ubwo Brigitte n'umujinya mwinshi ati Cynthia, hey tugiye kurwana intambara y'urukundo sasa, niba ari byo wumva ushaka, urumva niba ari byo ushaka Cynthia, niba ari byo wumva ushaka, urumva tugiye kurwana ingumi ku ngumi pako pikupo, urumva icyo ugomba kumenya cyo nuko nanjye nakwemera kuvaho n'umutwe, ariko rwose nkagumana Samweli wanjye, kuko naba nizeye neza ko ibice byanjye by'umubiri byaba bisigaye nk'igihimba byamusigarana kabone nubwo umutwe waba wawuciye, urumva ukawujugunya. Enda dutege Cynthia, enda dutege tuzarebe uzapfa mbere hagati yanjye nawe maze akigukana Samweli burundu. Nyagasani, ubwo kugira ngo Cynthia azana agatoki nk'uko bigenda iyo abantu bagiye gutega, nyamukobwa yahise akuramo icyuma rwose kibengerana gishagirana, agikura mu kabaga yari yambaye ku rutugu, icyuma gityaye kubi, nuko ahita kizamura agiye kukingatisha ka gatoki nari maye ngo dutege. Cynthia arangije ahita nkara gato twikubise hasi, ubwo maze ahita nyurira anja hejuru atangira kunigagura ankubitagura n'ibikireka sinakubwira mu maso. Ubwo agize ngo afate cya cyuma akinkubite, Samweli yese anyitangira cya cyuma aba ari we kinjira. Nyagasani, ubwo tugiye kubona tubona kibabaza mu buzima kanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Episode ya mbere y'inkuru y'urukundo rwa Samweli na Brigitte season ya 2 irangiriye ahangaha. Nizere yuko amaze gukana kuri ya buto ya like iri munsi aho ngaho rwose ndakwinginze, ndetse amaze no gukana kuri subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, kugira ngo utazabicikwa n'inkuru z'urukundo mbagezeho umunsi ku munsi. Nitwa Samu, ndabakunda cyane, reka tubonane kwa gatatu mbabwira ibyakurikiyeho. Make sure you subscribe.